izo nzirabwoba zambutse iyaba arizo zahawe amahirwe yo gutsinda, zagize ubu iyo zigira amahirwe zigatsinda, ese zari kwakomodetinga inkotanyi? Ntabwo byashobokaga, kuko n'icyo gihe batabana babaga bakubita agatoki ati ntibishoboka kubana n'inyenzi. Nk'uko bivuze DCG, ibi mutabasha no gusobanurira abana, mu by'ukuri byari bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside kandi yatangiye kera. Yatangiye mu myaka ya za 59, 57, 59, izishingiye ku kintu kimwe cy'icengeza amatwara yumvikanisha ko rubanda nyamwinshi aribo bahutu, aribo bagombaga kuba ba nyiri igihugu. Ni ingengabitekerezo yagiye buhoro buhoro yubaka iryo vangura hagati y'abahutu n'abatutsi. Nyuma icyo twita icyo twakunze gufata nka independence, kwigenga ku gihugu cyacu, ishyaka rya MDR yaje no kongera ku izina ryaryo Parmehutu, mu buryo bwo kugira ngo habe ijambo ribatura abahutu ngo bitabire iryo shyaka. Ndetse ryo na Prosoma niyo mashyaka yari extremiste. Hari andi mashyaka abiri, rya Unare ryashakaga repubulika n'umwami, n'irya Radere ryari moderemo gake, ariko ayo yose yaje kuyoyoka. Bamwe abayoboke bayo bamwe barabica cyangwa barabafunga. Ndashaka kuvuga MDR Parmehutu ko ari bafite ubutegetsi, hanyuma abandi bigarurira abayoboke bayo. Ariko nyamara na Parmehutu ntabwo yaje kuba labri ya macakubiri. Ko amacakubiri yagaragaye, yaje ndetse no kuvamo abo bavuga ko bataye umurongo, kubera raporo imwe yigeze gukorwa muri 1968 yerekana yuko hari abarwanashyaka bitwaye nabi, bagaragaje ubujura, bagaragaje ubusambo, noneho yanga kwemezwa mu nteko kubera akagambane nyine ka Parmehutu. Abantu bayitoye iyo raporo nibo baje kuvuga ko bataye umurongo. Kuba depute 47, ngira ngo 44 nkaba 27 nibo batoye iyo raporo, bavuga rero ko bataye umurongo. Ndetse dore ko harimo na Mbonyumutwa wari warabaye perezida wa mbere w'u Rwanda mu mezi 9 gusa. 73 habaye kudeta. Iyo kudeta izivuga yuko irwanyije ije kurwanya amacakubiri mu bantu, ariko ndetse initwaza n'iturufu y'abatutsi, bavuga ko abatutsi aribo bishe ryariringaniza bwa buryo bwo gufata abantu bose kimwe, bagatwara imyanya myinshi ari mu mashuri ndetse no mu mirimo. Ariko urumva ko byari uburyo bwo gushaka impamvu, kandi ubundi ikibazo nuko ari bo bari basubiranyemo. Habyarimana yari afashe ubutegetsi, we yaje avuga ngo azanye amahoro n'umwe mu banyarwanda, yewe ndetse n'abatutsi baza kwibeshya yuko ari umuntu ukuje gukiza icyo kibazo. Ariko nyamara niwe wazanye iringaniza ryo mu mashuri no mu mirimo, aho 9% by'abatutsi ari bo bonyine bashoboraga kubona akazi cyangwa se kubona amashuri. Yabivuze DCG avuga abantu bimukaga mu mashuri atari uko ari bo bahanga, ari uko bemerewe. Iri vangura rero ryarishingiye kuri ya ngengabitekerezo, umuntu abicengeyemo akabisobanura, byagaragara rwose ko yatangiye kera, ariko nibyo byakomeje ya ngengabitekerezo y'ivangura nyine yashinze imizi. Ndibaza ko DCG uko wagiye bisobanura aho igihugu cyari kigeze, nta ejo hazaza hacyo hagaragaraga. Nibyo rero byatumye kubera ko hari amahirwe make yo kubaho, yewe ndetse wanamaze uti hari icyizere cyaho hazaza mubona. Ndagira ngo ntere intambwe ya minota 2 yanjye yambanye yanga. Hari amahirwe make yo kubaho, hari amahirwe make yo kubaho, ku buryo umuntu yibazaga, twari bakuru twarabirebaga,
tese batwirukanye mu mashuri turabwerabwereye ugiye mu kazi baragufashe bakujyanye za Maranyundo ibyo byose jewe nabinyuzemo nibyo natangaho ubuhamya personnel. So cyokora bihuza n'ibitekerezo biturutse hanze byuko abanyarwanda bari barahungiye hanze bagiye nabo bahura bakatangira kugira ibitekerezo byo kubohora igihugu. Nuko RPF Inkotanyi yaje gutangira urugamba rwo kubohora igihugu. RPF Inkotanyi twaje kumenya tuyibonamo nk'igisubizo. RPF Inkotanyi rero itangiye urugamba rya joro baraye barasa mu mujyi wa Kigali, bwakeye badufata, nanjye baramfashe. Hafunzwe abantu bagera ku 8,10 birenga, ariko sinababwira, ntabwo nababwira experience twagize kuko byatwara wa mwanya munini. Ariko rero aho abantu barya ibyatsi, aho banywera igikoma mu nkweto, hari abantu bajya tujya tubivuga bakabiseka, bakavuga ngo murabivugira iki, ngo byo ari ibintu byahise, undi mukajye mubivuga, nyamara nitutabivuga nejo ubundi byakongera. Reka tujye tubivuga, ntabwo ari ukurata inkovu z'imiringa, ntabwo ari ibigwi tuvuga, ibigwi n'ibya RPF niyo yakoze icyo nakwita igitangaza ibohora igihugu. Naho twebwe ibyatubayeho bizwi n'amateka, ariko mu zindi mbuga zitihuta twagerageza no kubisobanura tukavuga n'impamvu za itangazamakuru rero rikwiza urwango ryakomeje gukwirakwiza ibyo bitekerezo. Noneho yangenga bitekerezo ibona aho yicara ishinga imizi. Jenoside iroroha kuyikora ko yakozwe vuba kandi ntawe bagomba kuyingingira, abantu bose barayumvise kubera yangenga bitekerezo. Ubwo rero twebwe twabonaga ko nta yandi maherezo ko ibintu byagomba guhinduka, ariko tutabona neza uko byagenda. Naho rero Inkotanyi zaziye, turaza kubona umwanya wo kubiganiraho, twumva uko zaje nuko zabohoye iki gihugu. Ndumva giye wari ubuhamya navuga kubera umwanya dufite mutoya. Reka tubashimire cyane, tunabasabe musubire mu byicaro byanyu. Hanyuma mu bari muri iki cyumba ngira ngo hari abahise bavuga bati nanjye ndumva nshaka kuvuga. Uwaba yumva afite icyo ashaka kuvuga mu minota 3-5 twamuha ijambo. Honorable Augustin Iyamuremye. Murakoze. Agira ngo mbanze mbasuhuze, sinashoboye kuza kwifatanya namwe gusura iriya musée yo kubohora igihugu kuko nayisuye kenshi. Nyakubahwa First Lady, nyuma kiganiro Honorable Gasamagera na ICP baduhaye, munyemerere yenda mfate iminota mike kubera gukomeza gutekereza ku bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ibitabo byinshi nagiye nsoma naho mboneye umwanya. Hari igitabo cyankoze ku mutima cy'umwanditsi umunyamateka witwa Walter Laqueur, Laqueur cyangwa Laqueur, ni umunyamerika. Yanditse ngo The Terrible Secret, Suppression of Truth about Hitler's Final Solution. Navuga mu Kinyarwanda ko ari ibanga riteye ubwoba,
uko bagerageje abanazi bagerageje guhisha information amakuru ku byo Hitler yari yarateguye byo kumaraho abayahudi. Leta nagisomye nsanga hari aho bijya gusa no mu Rwanda. Uwo mwanditsi yaragize ati kuva muri 1941 Uburayi bwarimo muzi ko bwari bwarafashwe n'Abadage, kandi muri ibyo bihugu byose batundaga abayahudi babajyana mu nkambi zo kubiciramo, babica nabi na gaze, amateka murayazi. Atariko abantu barabihwihwisaga gusa, ntabwo byigeze bijya mu binyamakuru ngo babisakaze. Atese London ntiyabimenye, Washington ntiyabimenye, ndetse n'igihugu nk'Ubusuwisi bwari budafite aho bubogamiye ntibwabimenye. We yakoze ubushakashatsi yasanga amakuru mu by'ukuri yarasohokaga bizwi hose, ariko abantu bagatinya kubivuga bakagira ubwoba, ku buryo n'intambara irangiye muri 1945 aho bavumbuye ziriya kando concentration, abenshi bariyamiriye ngo nibwo bwa mbere babibona. Nabigereranya no mu Rwanda, nkatwe twari mu gihugu, nyango n'abamaze kuduha ibiganiro babikomojeho, hari ibintu abantu bahwihwisaga cyangwa se bagatinya no kubivuga. Ibimenyetso byari byinshi. Igihe amezi menshi mbere y'uko jenoside igaragara neza muri 1994, hari ibimenyetso byinshi byagiye bigaragara, ndetse byerekanaga yuko hatagize igikorwa hazaba, nk'uko nyakubahwa Feseredi yabivuze, hazaba icuraburindi. Mu nyemerere gato ntanga ingero, ndazifite nyinshi ariko yenda ndatanga nk'ebyiri cyangwa eshatu. Mwadufasha mugatanga nibura ebyiri gusa? Ndatanga ebyiri gusa. Urugero rwa mbere ndabivuga kuko nk'uko nyakubahwa Feseredi yabivuze, tugomba gutanga ubuhamya twahagazeho. Muri icyo gihe nari mfite imirimo ituma menya amakuru, nshobora no kubwira abayobozi ibyo bashobora gukora cyangwa bagomba gukora. Mpere ku butumwa nigeze gutanga ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 3 1994. Kubera uko situation yari imaze kuri ababivugaga, ariko hari n'ibintu ntabona umwanya wo kubisubiramo. Service nayoboraga twanditse telegram tuyandikira wari ministre w'intebe na Perezida wa Repubulika, tumuha kopi tuvuga tuti uko ubu bintu bimeze, nyakubahwa Premier Ministre, kuko je niwe wari patroni wanjye nakoraga mu biro bye, hatagize igikorwa igihugu cyaba icuraburindi. Icyo gihe twakoresheje igifaransa chaos. Nihatagira igikorwa, nta gihe gito cyashize, nta gihe kinini cyashize ibyabaye murabibona. Subiye inyuma gato, mu kwezi kwa 2 1993 ibiganiro Arusha byari byaratangiye, bigeze aho bihagarara. FPR igira iti nimukomeza ubwicanyi ntabwo tuzakomeza ibi biganiro, kandi mufata abantu bariho bakora ubwicanyi. Murumva ko icyo gihe guverinoma yaravugaga ngo nta bwicanyi buhari, ibintu nk'uko nabivuze ku gihe cy'abanazi, abantu babihisha n'ababizi bakagira ubwoba bwo kubivuga,
kubera gutinya leta. Ariko hari n'ikindi nk'uko uriya mwanditsi navuze yabivugaga, hari ubwo amakuru atera ubwoba akarenga kamere, umuntu akagira ubwoba bwo hakaba icyo nakwita deni, kuyahakana kubera kudatinyuka kuyareba imbere yawe. Ibyo rero muri sosiyete bibaho, abantu bakagira ubwoba ku buryo baceceka n'ibintu babona biteye ubwoba, ari indengakamere. Icyo gihe rero hashyizweho komisiyo yo gukora enquête, kuko nta kundi byari kugenda. Guverinoma yari iriho icyo gihe ihuriweho n'amashyaka menshi, ishyiraho komisiyo. Simvuga ngo nagize amahirwe cyangwa se ibyago, ariko n'igihe wayiyoboye nabaye perezida w'iyo komisiyo. Ariko nsaba yuko muri iyo komisiyo hajya abantu bo mu mashyaka yose yari muri guverinoma, ndetse hakajyamo n'umuntu uhagarariye Minadef. Inama y'abaminisitiri ishyiraho iyo komisiyo, bashyiramo muri buri shyaka ryari muri guverinoma, ndetse hajyamo n'umusirikare mu majoro. Dukora enquête muri Gisenyi, ahitwaga Gisenyi, Ruhengeri na Kibuye, ndetse baduha na misiyo yo kujya gukora enquête kuri Gatete wayoboraga commune Murambi. Ibyo twabonye twarabyanditse, twese tubisinyaho, usibye uwo musirikare wanze kusinya kuri iyo raporo. Ariko nababwiza ukuri ko ugereranyije igihe twarimo n'ibyo twabonye, munyemereye gato, hari kopi mfite hano y'iyo raporo, ngira ngo nashimire umushakashatsi witwa Tom Ndahiro wayingejejeho. Muri iyo raporo nini, ndagira ngo mbabwire gusa akantu gato twari twabonye twashyize muri introduction. Yanditse mu Gifaransa ariko ndagenda mpita mpindura mu Kinyarwanda. Bavuga ngo komisiyo yabonye ibyatumye ubu bwicanyi buba muri iyo prefecture Gisenyi, Ruhengeri na Kibuye ndetse n'ahandi. W'icyambere ni uburyo abantu bariho, cyane cyane abahuzanguni bariho babona intambara, bakavuga ko ari intambara y'abatutsi, kuri bo n'abatutsi bateye bariho barwana intambara. Tukavuga muri iyo raporo hakwandika ngo du equation tutsi égale inkotanyi. Sinzi niba mwumva uburemere bw'icyo kintu. Byahuraga dushingiye no kubyo Minadef yari yarasohoye ngo umwanzi ninde. Twasanze ibyo bintu koko abaturage n'abayobozi bariho ari uko babifata. Ikindi ni factor ya gatatu, sinzi vuga zose, ariko iya gatatu ngo le propos na discours, amagambo n'imbwirwaruhame z'abantu z'abanyapolitike bariho bahamagararira abaturage urwango kuri radio na za mitingi. Urugero, discours yavuzwe na Leo Mugesera Ikabaya tariki 22 ukwezi kwa 11 1992. Kubumva Igifaransa uko iyo raporo yavugaga ngo iyo discours était sans plus ni moins une invitation à la chasse aux Tutsis et aux adeptes des autres partis.
usibye abatari muri MND na CDR. La leçon a été vite et bien assimilée, puisque le lendemain, il discours, les massacres des Tutsis avaient commencé en commune Giciye, Ashira. Izo ni ingero ebyiri ntanze muri introduction constat iyo raporo yabonye, kandi ni raporo yarimo abantu bose, so kuvuga ngo ni aba PSD, ni ba MDR, ni ba no, abantu b'abanyapolitike harimo n'uwo muri MRND. Murakoze cyane nyakubahwa honorable, ngira ngo turetse mukaduha n'izindi ngero ntago twava hano. Ariko Charles, ndagira ngo hari n'abandi bantu, ariko nkibaza ngo iki kiganiro tukiveho tutumvise irya mukuru. Murakoze Emma, nyakubahwa First Lady, iki kiganiro kitari cyaba nagize amahirwe nganira n'umusaza w'umusaje, ubwo ndavuga yuko ari nararibonye, umusaza witwa Ambassadeur Mfizi Christophe. Ambassadeur Mfizi Christophe muri ibi ngibi byose tuvuga yayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru Orenfor. Yanayoboye igihe kirekire cyane, imyaka 14, kuva muri 76 kugera muri 90 mu kwezi kwa 12. Mfizi Christophe rero ni umwe mu baresista. Amaze kubona imikorere mibi ya leta ya Habyarimana, yahisemo kumwandikira wari wifunguye, aramusezera, asezera muri Muvoma. Gusezera muri MRND, kandi Mfizi Christophe ari we wari umwanditsi w'imyanzuro y'inama ya guverinoma ndetse n'inama ya komite centrale ya Muvoma, yagombaga gushyikirizwa itangazamakuru kugira ngo itangazwe, cyari icyemezo gikomeye cyane. Mfizi yabonye akarengane gakomeye muri Orenfor. Turangije rero mu kuganira, ndavuga nti ntabwo iki cyicaro cyaba kiri hano ngo two kubura kusangira n'abandi amakuru makeya. Muzehe Ambassadeur, twaraganiriye tugira umwanya muremure, ndetse twifuza yuko ubuhamya ufite bukwiye kuzasangizwa abanyarwanda bose. Akarengane ko muri Orenfor, akarengane abatutsi bagiriwe mu gihe cyose warebaga, byose bikanyura mu itangazamakuru bikaguca mu maso, urabitubwiraho iki? Nyakubahwa First Lady, mwarakoze kuntumira muri iyi nama, kandi murakoze no kumpa ijambo. Ntabwo byoroshye, mwumvise imyaka namaze muri Orenfor, kandi buri gihe hari ibintu bikocamye nabonaga, ndetse ntibyanatinze kuko maze imyaka 2 cyangwa 3 muri Orenfor, cyangwa irenzeho gato, kuko yari imyaka 5 nyuma yaho Repubulika ya kabiri itangiriye nyuma ya coup d'etat. Nandikiye Perezida wa Repubulika ibaruwa nise Proposition pour l'unité nationale, ni kugira ngo hakomere unité nationale. Ryari ijambo riri mu ntego ya MRND. Muha proposition yuko yatanga amnesty ku bafunze bose kuva muri 59 kugeza ubwo, baba abahutu, baba abasivili, baba abasirikari, baba abatutsi, akabafungura, bikaba byabwira rubanda ko ubutegetsi bwe buteye neza. Nta gisubizo nigeze mbona. Nkomeza akazi. Ingorane twagiye tubona cyane zavunaga abayoboraga, bamfashaga kuyobora Orenfor, ni ingorane z'abakozi.
twari dufite abanyamakuru bake cyane, nasanze nta nabo mu by'ukuri. Uwo nahaye akazi bwa mbere wabyigiye yari François Byabarumwanzi, nagiye kwikurira ubwanjye mu Bufaransa aho yigaga. N'abandi bari Kinshasa nka 2 cyangwa 3, nabo nije ubwanjye wabarihiye tike leta yazibimye. Na nyuma twagerageje kujya tushaka abakozi, nta shuri ry'itangazamakuru ryari rihari, ariko hari abantu babaga babikunze bize ibindi bakarangiza universite. Abo bose dosiye zabo zacaga muri service centrale de renseignement, bakabanza kubajogora bakuramo ngo bakwiye gukorera igihugu, ubwo abatutsi bakabavuyemo. Niyo babaga batsinze ikizami twabakoresheje, bikomeza bityo. Byageraho nkabona rwose hari umuntu batwimye, kandi yari umuntu uzi ibintu ushobora kudufasha. Rimwe na rimwe natera amahane bari ko mbivuga bakamumpa. Ingero ni nyinshi ariko si nirwa mbitindaho. Yego. Hari nabo abari basanzwe bakora bize umwuga bawigiye muri Orenforo, ukabona nta gaciro babahaye, bajya gutanga misiyo zo kujya mu mahanga bakabavanamo, n'abatanga liste y'ababona buruse bakabavanamo. Rimwe na rimwe ngaturika nkavuga umuntu umwe cyangwa 2 bakemera. Nigeze no kwaka buruse Abanyamerika, barazimpa z'abanyamakuru, ministere irazifata izo buruse iziha abantu b'abatoni kuri ministre, abanyamakuru baburiramo. Hanyuma muri icyo gihe rero birakubabaza. Ubwo ndimo ndagira ngo twihute kuko nababwiye ko tuzagira umwanya wo kuzaganira umwanya muremure. Umusaza afite amateka, nyakubahwa Fasilite. Muri icyo gihe rero birakubabaza cyane, wandika inyandiko ndende uyita ikigura intunga, ariyo bita rezo zero abatari bayizi. Rezo zero narayikoresheje mu bushakashatsi bwanjye ndangiza kaminuza icyiciro cya 3, ahantu uvuga imikorere yironda koko, yivangura ndetse n'itoteza by'umwihariko ryakorerwaga abatutsi muri iki gihugu. Iyo rezo zero urayanditse, umaze kuyandika wanditse bari usezeye muri Muvoma, ingaruka zakugezeho nizihe? Ingaruka zangezeho ntabwo zampitanye, Imana ishimwe. Amina. Ariko zarabaye. Inshuro 3 bagerageje gukora akantu, simvuze ngo bagerageje kunyica kuko sinzi icyo bashakaga, yibaro kuntera ubwoba, ariko no gupfa nashoboraga gupfa. Rimwe bacomokoye pneu y'ibumoso y'imbere y'imodoka nari mfite. Aho twari kuri vola? Yego, aho ntwarira nyine, ari wagiye kuko bari bazi ko niruka, bati nta kabuza, kandi haramanukaga. Ngize Imana imodoka nyishyira ku mukingo, sinagira icyomba. Ubundi bamfatira mu Ruhengeri, ngiye muri mitingi ku Kabaya, bashaka kuntera amabuye no kunkubita. Nkizwa n'imvura yo mu Ruhengeri, ni amacumu kandi akonje, bariruka. Ubwa 3 nari nagiye muri komine yanjye yari Kibirira, ubundi bari barahanciye. Ndagenda ndi kumwe n'abandi tugiye muri mitingi ya MDR, tugarutse dusanga batemye igiti bakirambika mu muhanda.
badutera amabuye, ngira Imana imodoka yanjye nari mfite yari ifite ikirahuri gikomeye, yari indage, ikibuye bateye nticyangeraho, iragisama. Hanyuma mu kiganiro twagiranye niho ngiye gusoreza, ambasada wambwiye yuko ubwangamugayo bwawe ubukomora ku mubyeyi wawe Munyandamutsa. Munyandamutsa, hari byinshi wambwiye by'inama yakugiriye ndetse n'abavandimwe bawe. Ikintu gikomeye rero twaganiriye nuko twageze aho duca umugani mu Kinyarwanda ngo inda ibyara mwiru na muhima. Uri mukuru wa Dr. Léo Mugesera, turamuzi twese, mwumvise na disikuru yo kukabaya Honorable Iyamuremye yaramaze kutubwira. Mwonsi ibere rimwe, bene Munyandamutsa mwabusanyije gute? Izo ndangagaciro zatakaye zite kugira ngo umuvandimwe agenda atyo? Murakoze. Ndi busaba uruhusa ngaruke ku kantu kamwe kerekeye abatutsi b'Abagogwe, kuko ni ikintu mbona gikomeye. Yego. Ariko ku kibazo umbajije, nturi uwa mbere nturi uwa kabiri, tuzaba benshi, muzaba benshi, ko kirakomeye pe. Nanjye ga ndakibaza. Ubu umuryango wacu uri mu gahinda kuko hari abantu batemera ko cyangwa batazi ko icyaha ari gatozi. Turabiryozwa. Ariko umbajije icyo kibazo ndamubaza nti ese uzi Tadeyo Ngirabatware? Wowe uramuzi? Oya, ntabwo muzi Ngirabatware. Tadeyo Ngirabatware ni mukuru wanjye, ni mwene Munyandamutsa nkanje, ni mwene Munyandamutsa nka Mugesera. Tadeyo Ngirabatware yabonye ishimwe ry'umurinzi w'igihango. Koko ibyara mweru na muhima. Kandi si we wenyine, kurengera abandi, cyane cyane abatutsi mu gihe byari bimeze nabi, byari indangagaciro y'umuryango. Ubwo rero ubundi umukuru abwiriza umuto akamukurikira. Iyo atamukurikiye se wamugira ute? Ntabwo rwose ibyo nabitindaho. Icyaha ni gatozi, kubimbaza si ukumemukira, niko bimeze. Si twe twenyine mu Rwanda, hari na bene Musinga batavugaga rumwe. Nibyo turabizi. Nagira ngo dusoreze kuri iyo nkuru y'Abagogwe, y'akarengane k'Abagogwe, kugira ngo dutange umwanya. Yego, ariko ikimbabaza muri ibi nuko nibuka ijambo data yambwiye anjyanye kwiga i Nyanza muri 57. Yego. Yanyeretse urugo rufashe neza, rurimo inka nyinshi, rwubatse pe. Arambaza ati mbese, ubwo nari mfite imyaka 13, ati mbese ruriya rugo ureba hariya hakurya ni hafi yo mu Gihisi, ati urabona ari urw'umutwa, ni urw'umuhutu, ni urw'umututsi? Icyo gihe byavugwaga bityo. Uko byari bimeze nari nzi, ndamubwira nti ruriya rugo ni urw'umututsi. Aturibeshya ni urw'umutwa. Ambwira uko uwo mutwa yashimwe n'umwami n'ibindi byinshi cyane. Arangiza ambwira ati ugiye kwiga uzahura n'abana bo mu mpande zose z'igihugu. Uzahura n'abana b'Abahutu, abana b'Abatwa, abana b'Abatutsi. Ati ni bose harimo imbwa, mu Bahutu zirimo, mu Batutsi zirimo, mu Batwa harimo imbwa. Ati uzabane n'abagabo. Nicyo nagendeyeho kugeza ubu. Ngaho aho irya mukuru Emma yambajije ryavuye, kubera ko nawe twari kumwe, ikiganiro cyabaye kirekire.